nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye. Niba utari wakora subscribe kandi subscribe, tugumane tujye tuganira, tumenyane kandi dusangirane ibitekerezo. Nkaba nitwa Shima, iwacu banyise Shima. Uyu munsi rero abenshi muri comment n'abandi byo tuganira kuri WhatsApp n'abandi zindi social media mukunda kubaza uti se kuza muri Canada nabyifata mone. Abamenyeshe ko ntago ngiye nkorera immigration cyangwa ndi private agent. Aya ni amakuru n'ubumenyi nzi nk'umuntu usoma kandi ukurikira hafi, ariko akenshi iyo umuntu arimo kumbaza ati se naza muri Canada nte, nyamara ntibigoye. Amakuru menshi arahari ukoresheje ikoranabuhanga, ni icyo kintu kibereyeho. Kandi mujye mwibuka ko njyewe waje muri Canada muri 1997, abenshi batari baraputse icyo gihe ntabwo twari dufite ikoranabuhanga ririho ubu ngubu. Amakuru rero kuyabona byari bigoye cyane, ariko ubu ngubu arahari. Kandi nkunda kuvuga nk'uko mu Cyongereza babivuga, knowledge is power. Ubumenyi ni ingufu zikomeye. Rero ndagira ngo mbereke ukuntu wamenya amakuru ukoresheje AI. Okay? AI niyo igezweho mu minota ndetse itarenze 5. Ndabishyira hano kuri screen munkurikire. Niba utari wakoresha AI, zirahari, mujye mugenda muyirebe. Ndayikoresha AI cyane mu buzima busanzwe, kuko wagenda ugakoresha Google search ugashaka amakuru. Ikintu cyane nababwira nuko Canada amakuru yose, ibisaga byose biri kuri site internet. Muri ibi bintu rero hari uburyo wenda nka bubiri navuga. Hari ukuntu bagushakira amakuru ukagenda ugakora application wenyine, cyangwa ukajya kuri haba agent. Aho naho ugomba gushiramo imbaga kugira ngo ntibakwibe, kuko bamwe muri mwe banumva hari ibintu by'amanyanga biba byarabaye. Now aho turi rero ni ugukoresha AI, artificial intelligence. Uko wabigenza rero, ngiye nkunda gukoresha ChatGPT, hakaba hari na Gemini, numva hari n'izindi wakoresha. Niba ugiye muri ChatGPT, ugomba gukora icyo twita prompt. Ni ukuvuga ugomba kuyibwira icyo wifuza ndetse ukanayibwira. ChatGPT uko igenda ikumenya ni nako igenda iguha ibisubizo byagufasha nawe kugera ku cyo wifuza. Ni ngombwa yuko mutangira gukoresha ChatGPT, ndetse n'iyanjye nanayise izina. Urugero rero, niba ujya muri ChatGPT, reka twandike. Iyo ukora prompt muri urugero, urabona ko ndimo kuyibwira imyaka mfite n'icyo nifuza. Ni ngombwa yuko uba specific kugira ngo ibashe kuguha urugero, ibisubizo byahita bikugirira akamaro. Uko nsubiza rero, urabona ko irimo kugenda icamo ibice ku bisubizo. Irimo kumbwira kuri eligibility, none ikambwira izindi program, igakomeza ikagenda ikagera wenda ku bindi nakora kugira ngo ngere hano muri Canada. Urabona ibintu bisubizo byose nawe uko ubibona, urebe hafi, wagenda ukandika ibyo nanditse, irahita iguha bino bisubizo. Nongeye no kwibaza haga n'akandi kantu, ni ndangira website nasanga ano makuru. Nabyo ni ngombwa, kuko hari igihe amakuru atava kuri site nziza. Ngewe iyo nemera ni site ya government, niho umuntu agomba kugenda agahera buri gihe, buri kanya. Nk'ubu ngubu ni ukujya kuri site ya immigration ya Canada. Ibi nabyo byose ukabisoma neza, kuko akenshi ntago wenda uba ubisobanukiwe. Natwe wenda tuba hano, ariko tumva birahari. Kandi mwabonye ko ni no mu Kinyarwanda, nta nubwo nkoresheje Icyongereza, irabisubiza mu Kinyarwanda. Niba utabasha no kwandika, wanayivugisha, nabyo byashoboka. Dore rero nko muri uru rugero, nta nubwo bimfashe iminota 5 yose tubona ibisubizo byose twifuza. Canada biterwa n'uwuri n'icyo wamarira igihugu, ni uko ugomba kwandika muri ChatGPT. Uko ubibonye rero iradusubiza, ndetse bakongera ukanagera kure ukabwira uti uhereye ku gisubizo mpaye ntihe nahera se, nkorera plan y'imyaka 5, byose yabikora. Nkuko rero mubibonye ntibigoye.
Igisabwa rero no kugenda ukareba, ariko nk'ibintu byose umaze kumenya amakuru ni wowe ugomba kuyafata, noneho ukagenda ugakora ibindi bisabwa, byaba ari kujya kuri ambasade se cyangwa kujya noneho gusoma kuri site internet. Ngewe nababwira cyane kujya gusoma kuri site internet ya immigration ya Canada, rwose irababwira ako icyiza cya AI ni uko nk'ubu ngubu yatubwiye ati hari zino porogaramu tutaruzi, niba ushaka kuza gukora hano zino nka PNP, the Provincial Nomination Program, hari abantu benshi bazi ko babaho, kuko Canada akenshi ni igihugu ifite government iri federal mu rwego rwo hejuru, ariko hakaba hari na provincial. Ubundi provincial nazo zikaba zigomba kubwira immigration muri Canada nyine federal abantu bifuza, abakozi bifuza. Ariko mumenye ko muri kino gihe Canada igiye kugabanya abantu binjira mu gihugu, kubera ko mu myaka 2 ishize bari barahinduye ukuntu abantu baza mu gihugu, nuko bamwe bazanamo amanyanga. None government yavuze ko igiye kubihindura mu myaka 3, bigiye kuba ingorane, bigiye kugora cyane, ariko ntabwo bivuga ko bidashoboka. Ariko bagiye guhindura ukuntu bemera abantu, bagiye no kugabanya ndetse n'abantu bagomba kwinjira mu gihugu. Ariko icyiza nuko iyo ugiye kuri site ya Immigration Canada aya makuru yose aba ahari. Nizeye ko ino video rero yaguhaye kwigishije ikintu utaruzi n'ukuntu wabyifatamo, n'ikintu nari ngamije. Ariko icyiza burya nawe no gushaka amakuru wenyine, kuko niwe uba uzi icyo ukeneye n'icyo kandi watanga. Murakoze kuba mwankurikiye, nimwagirwe gukora subscribe kuri channel yanjye.